abakecuru mu myaka 50 herwa n'icyiciro cya mbere kitishoboye bishyurira umwaka wose aho ibindi byose barabera. Ni bamwe mu bacururiza mu isoko ryubakiwe abahoze ari Abazunguzajyi i Nyabugogo mu mujyi wa Kigali. Aba bahacururiza biganjemo abagore baravuga uburyo batanyuzwe n'ibyiciro bashyizwemo n'ubuyobozi bw'iri soko. Bakavuga ko hari bamwe bishyuriwe ibibanza kandi bifashije kurusha abangaba batishyuriwe. Aba bavuga ko hari ingaruka bibagiraho. Wese dufite ubuzima buhuye buri kimwe keretse abantu bo mu myenda bazi neza ko harimo abakire mu myenda, bazi neza ko abantu basenyutse rugurira mu isoko benshi cyane bari mu myenda. Nicyo kintu bafashe bageze ahangaha batinya gufata abantu bose, barangije banze gufata abantu bose bavuga ati harimo abakire bashoboye kwishyurira bishyura amaseta ahenze. Barangije baravuga ati reka dufate turajobajogore. Bageze muri soko barashogora kandi ruguru kwa Makerine bahereye iruhande n'igitanda kitariho umuntu. Kandi twese twari baruje. Nuvuga ngo bagiye bafata bamwe bakabishyurira abandi ntibishyurirwe. Nko muri iki gihande twese ntabwo twigeze twishyurira. Bitewe nuko bari kubasumbanya kandi bose ari bamwe. Hano bari mu bucuruzi buciriritse. None batangiye kujya basumbanya abantu. Mu by'ukuri ikintu twabasaba turayangwa ntibabitwake kuko babiduhaye badukunze. Natwe twarabashimiye nk'ababyeyi turishe. Ku rundi ruhande ariko hari abemeza ko ibyiciro bashyizwemo bikwiranye n'ubushobozi bwabo. Bakatiye hemerwa abakecuru mu myaka 50 herwa n'icyiciro cya mbere kitishoboye bishyurira umwaka wose aho ibindi byose barabeshya. Urabona atishoboye arishoboye nyine nabo bayipfobeje uko babiganjeje nibyo twishimiye twanabishimye kuko twese twari twarasigaye none nabo bandi bishoboye bose babakuyemo bashyizemo abakecuru n'abari mu cyiciro cya mbere nibyo Mukandahira Alphonsine umuyobozi w'iri soko avuga ko nta warenganye mu gushyirwa muri ibyo byiciro kuko harebwa abababaye kurusha abandi hagendewe ku bushobozi bwari buhari. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali buvuga ko buzakomeza gutera inkunga abahoze ari Abazunguzajyi bakagurirwa n'andi masoko nk'uko bisobanurwa na Parfait Busabizwa umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe iterambere n'ubukungu. Iganye nuko tuzakomeza gushaka kubaka ni masoko kuko icyo bifuza nuko tububakira amasoko aho abantu bashobora kubagana ku buryo bworoheye. Buri mwaka rero tuba dufite budget dutanga tugakorana n'uturere kugira ngo turusheho kugenda tubashakira aho gukorera. Nkuko nari nababwiye hari aho tubishyurira ubukode umwaka, nyuma y'umwaka noneho agatangira kwishyura ubukode kuko tumwigisha kuzigama nibura igiceri kimwe ku munsi. Bivuga ko yabazigamye ibihumbi 300 buri kwezi. Nyuma y'amezi 12 abafite amafaranga ashobora noneho nawe utangira kwishyurira ubukode. Nk'uyu mwaka ateganyijwe hafi twebwe nk'umujyi wa Kigali hafi $182 zo gusubira gufasha kubakira no kwishyurira bari bagitangirira aho bakorera kugira ngo barusheho kuva mu. Aba bahoze bacururiza mu mihanda bakimara guhabwa iri soko mu myaka 2 ishize bahawe umwaka umwe wo gucuruza batishyuye ibibanza by'isoko. Nyuma y'uwo mwaka nibwo batangiye gusoreshwa ari nabwo abatishoboye muri bo batangiye gufashwa kwishyura. Robert Bashimiki, Flash TV.